gusangira amagambo y'Imana. I'm very humbled that we're going to share the word of God together. Ijambo nshaka kubaganiriza uyu munsi riravuga ngo ubushobozi bukurimo nta mupaka bufite. Today I want to talk about our limitless potentials. Hallelujah. Hallelujah. Ubushobozi bukurimo nta mupaka bufite. The potential that you have is limitless. Hallelujah. Hallelujah. Ndaza kubisobanura. Reka tujyane mu byanditswe, ndasoma ibyanditswe bibiri hanyuma dukomeze mu nyigisho. I'll read two different places. Abakorinto ba kabiri igice cya 3 murongo turasoma wa 5. 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Suko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nkaho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Hallelujah. Hallelujah. Dushobozwa n'Imana. We're competent because of Niba Bibiliya ari iyawe atari urusengero basuri. Hallelujah. If it is your Bible, please underline that passage. Safari yawe ngira ngo uraza gusura inyuma kuko ni I'm sorry, you'll have to do that later. cyangwa usura inyuma yanjye ndi aramusura iwawe. Or just do it in my own too. Hallelujah. Hallelujah. My permission to go. Okay. Sawa. Musura inyuma avuga ngo dushobozwa kubw'Imana. Please underline that place that says our competence comes from God. Murongo wa 5 n'agace ka nyuma. 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Hallelujah. Hallelujah. Noneho tujyane mu Bakolosayi. And let's open our Bibles in Colossians. Abakolosayi bakurikirana n'Abafilipi aho ngaho inyuma y'aho twari turi. Colossians comes right after Igice cya Philippians. mbere umurongo wa 29. Chapter 1 verse 29. Ariko ndaza kuvuga amagambo ari hejuru mu mirongo ibanza ariko ndibanda cyane kuri wa 29. I will talk about the verses that come before, but I will emphasize on 29. Safana hasuri. Hallelujah. Hallelujah. Yes, ashimwe. Ubushobozi bukurimo ntibufite umupaka. The potential or the ability in you is limitless. Urabona ikibazo Imana ifitanye n'abantu. The problem that God has with people nuko yabashizemo ubushobozi budafite umupaka is that He gave you limitless potential, ariko bo ntibabukoresha. but they do not use it. Noneho kuko batabukoresha bituma babaho ubuzima butuzuye. And so because they do not use their potentials, they live an incomplete Noneho life. bajya no gupfa bagapfa bafite rogre, bafite agahinda mu mutima kuko batuzuje ibyo batekerezaga And kuba even barakoze. until the day they die with regrets because they lived an Impamvu bapfa unfulfilled life. bafite agahinda kuko batujuje ibyo bakagombye gukora. The reasons why they die with regrets Nuko batamenye ubushobozi bubarimo ngo babukoreshe kandi bamenye yuko nta mupaka bufite. is because they were unaware of the power that lies in them and were unable to use it. Hallelujah. Hallelujah. So iri jambo rero hano riratubwiye So this word, ngo kuko ku bwacu ntitwihagije. is that Colossians chapter 1? No, that was 2 Corinthians. Okay, I'm sorry. Yeah. Let me see how many people don't understand Kinyarwanda. I would rather preach in Kinyarwanda versus waiting for the translation due to time. How many who don't understand Kinyarwanda? So we can have a translator for you. So that one person, can you sit to that one person, please? Just do that. Thank you so much for your help. Hallelujah. Munyemerere ndimo ndasiganwa n'amasaha, so ndashaka kuyacunguza ku buryo umwete kugira ngo mutahe kare, sivyo? Hallelujah. So mumukomera amashyi mukozi w'Imana. Murambabarira kwica protocol y'amateraniro ariko dufite English service ababishoboye mujye muza mukurikire, and then iyi ngiyi muri hangana kuko amasaha ari kugenda kandi ifite ibintu byinshi ishaka kubaha, sibyo? So icyambere rero muri wowe Imana yakuremanye ibintu bibitse muri wowe, kandi ibyo bintu bibitse muri wowe niho harimo n'igisubizo cy'ibibazo ufite. Umuntu murakurikira. So igihe rero tubayeho ubuzima twebwe tubaho bwa umunsi ku wundi tukibagirwa ibiturimo bifite igisubizo cy'ibyo twe dukeneye, dutangira kubaho nk'aho tudafite Imana, dutangira kubaho nk'aho Imana nayo ubwayo itariho kandi irahari. Ijambo rero hano riratubwiye ngo ntacyo twishoboje ubwacu, sibyo? Ngo ibyo dushoboye byose tubishobozwa n'Imana.
Haleluya. Noneho reka turebe ibintu umuntu akeneye cyangwa ashobora mu buzima bwe. Hari umuntu ukenera kwiga, right? Iyo wize ugatsinda ntabwo wabikoze ku bwawe, washobojwe n'Imana. Iyo ubashije kwaka akazi ukakabona ntabwo wakabonye ku bwawe, washobojwe n'Imana. Iyo ushatse umukobwa ukamufiyansa akakwemerera, ntabwo ari uko ufite akarimi keza uzi gutereta, washobojwe n'Imana. Niyo ubashije kubyama ukabyuka, ntabwo ubyutse ku mbaraga zawe, washobojwe n'Imana. Rero niyo ndimo navuga ngo ubushobozi buturimo nta limite bugira. Impamvu ni iyi ngiyi, nuko Imana nta mupaka igira, imbaraga zayo nta mupaka zifite. Haleluya. So niba Imana ari igushoboza, ni ukuvuga ngo muri bya bintu byitwa ko byakunaniye, ufite Imana ibishoboye idashobora kubinanirwa. Haleluya. Iyo wumva ko wananiwe, nuko utamenye gukoresha ubushobozi bukurimo, kuko ijambo riratubwiye ngo ntacyo dushobora ku bwacu, twe ku bwacu nta n'icyo wavuga ngo ntakikoreye. Aho rero niho abantu bapfiriye, kuko yumva ko yiyubakiye inzu, bityo iyi nzu yagira akabazo, igiti kiyigwiriye ati ibintu birakomeye, ukibagirwa ko washobojwe n'Imana kuyubaka. Iyo agushoboje kuyubaka yagushoboza no kuyisana. Sibyo bene data? Ndashaka kugira ngo twibukirane ubushobozi buturimo, kuko ubushobozi buturimo nta mupaka bufite. Ubushobozi ufite ni ubw'Imana. Imana ntinanirwa, Imana nticika intege, Imana ntiruha, Imana ntinanirwe. Kandi sinjije ngo bivuge ngo yabaye confused ikizami kiri bugutsinda. Sinzi ko mubyumva, ariko Imana ibashoboze mumenye ubushobozi bubarimo. Haleluya. Iri jambo sinzi, ntabwo nzi niba ari gusoma Bibiliya nabi, ariko niba biri mu Kinyarwanda cyumvikana, riravuga ngo si uko twihagije ubwacu. Urumva? Ninde se wavuga ngo arigize hano? Udufaranga tubiri ufite kuri konti urumva twakukanga. Ninde se wavuga hano ngo arihagije? Na Trump, ubwo ari Trump akeneye abamufasha, na Kagame akeneye abamutora, niyo abaperezida adafite abamutora. So nta muntu uriho wavuga ngo arihagije, sibyo? Twese dushobozwa n'Imana. Iyo Mana rero igushoboza, ikibazo ufite ni uri kwikoresha ko ihari, kandi ko ishoboye byose. Ibyo byananiranye mu buzima bwawe, ese uri kuyibiha cyangwa uri kubiha bene wanyu? Uri bwiza uhamagara wandika uvuga uti muntabare, napfushije, nakoze accident, ibiki munterateranyirize, musudire. Ese vraiment Umwana n'Imana ufite ubushobozi bungana n'ubwo bukuri inyuma ushaka kugufasha, ukaba uri bwiza wandika text ngo muntabare, aho kugira ngo uvuge uti papa shobozwa byose nawe, n'ubusanzwe ibi narigezeho byari wowe, waje ugakora n'ibisiga. Haleluya. Tugomba guhindura imyumvire uyu munsi, tugomba kuva tumenya ubushobozi buturimo tukabukoresha. Ubuzima buzakomeza kuba the same, buzakomeza kuba uko buri, kandi ntituzava mu bwiza ngo tujye mu bundi, kubera ko imbaraga zitujyana mu bundi bwiza twazisize. Turi kurwanira gushakisha kwinjira mu bwiza Imana idahari, itarimo. Niyo ni ijambo rero ndavuga ngo si uko twihagije ubwacu twese ikintu cyose nk'aho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. Aka kantu niba sinzi, ariko ibaze wari wahura n'umuntu wiyuzuye akakubwira ati njyewe mfite diplome yanjye ndi docteur, akakubwira ibyo ari byo byose ashaka nko kugutera ubwoba. Sinzi niba bamwe mutarahura nabo, Abanigeria nibo bameze batyo, baba bafite amatitire nk'igihumbi, yitwa dogiteri, enjeniyeri, imbere rero bagakurikiraho na chief, bijya bica. Ariko mu by'ukuri abashaka kukwereka agaciro afite, kandi wamara guterateranya ugasanga imodoka ari kugenda mu finance nk'iyo nawe uri muri finance, iyo habuze payment uziba repossessed nk'uko niyawe yaba repossessed, ugasanga n'inzu nawe aracyari gukora mortgage ni nk'uko nawe uyiriho. So ntihakagire ugutera ubwoba mu gihe mwese mufite Imana, sibyo? Yaba yarize cyangwa atarize, ntawishoboje yashojwe n'Imana. Waba witwa kuri muremure cyangwa bugufi, ibwo burebure wikangisha si ubwawe, hari Imana yabuguhaye. Nubwo bugufi bwatuma wiyanga si ubwawe, hari Imana yabukuremanye kandi ifite ibyo yakurinze.
ahari wenda wari kwinjira mu nzu iriya fani ikaguca umutwe ikugira mu ngufu. So dushima Imana. Ntabwo ndimo mbasetsa. I mean yuko Imana ntabwo yibeshya mu byo ikora. Ibyo ikora ibikora neza, ikabikorana umugambi muzima, kandi ibikora kuko igukunda. Haleluya. Twikomera amashyi y'Imana. Muyisakurize mukamera cyane. Haleluya. Ntacyo twishoboje twebwe ubwacu, ahubwo dushobojwe n'Imana. Ongera ubivuge cyane. Dushobojwe n'Imana. Vuga cyane, dushobojwe n'Imana. So n'Imana yitwa ko yakunaniye, si wowe yananiye. Kuko Imana yaramuguhaye, si ukuzi gutera, si nawe uzi no kurera mu mukuzi. Imana yamuguhaye ntinaniwe guhindura umutima. Mushyire mu maboko y'Imana. Imana nta disipurine namushyira n'icyo wamushyiraho, mumurereho. Kanda ka kantu wakoze akavuka, wongera ukanda ahinduka. Uwo mugabo witwa ko yakunaniye, mushyira imbere y'Imana, kuko wowe ntabwo uzamushobora. Azakwiyenzaho. Uzateka ibiryo avuge ngo birahumuramo amafi kandi ntayo watetse. Uzagira gutyo uzana ibiryo akubwira ati ariko harimo akantu k'umukara nta karimo, kuko arashaka impamvu. Ariko numwereka ibyo akabona yigize nabi, ukagenda ukavuga uti Imana uriya mugabo rero waramuremye, uramuzi. Njyewe ndabona nagerageje makiyaje ntibyakunze, nagerageje keya y'ibiryo nabyo byananiranye. Tabara, izazi ubushobozi, kuko ifite ubushobozi butananirwa, ifite ubushobozi budacika intege, ifite ubushobozi butajya buvandirwa. Haleluya. Mwamurikiye turacyari kumwe. So iri jambo rindi rero nabasomeye, nashatse ko dusoma mu Bakorisayi, nkamubwira ngo abe agiye ndashaka kuribereka. Noneho nkinjira neza muri iyi nyigisho, kuko dukwiye kumenya imbaraga ziriho zikorera muri twe bene nawe. Abakorisayi igice cya 1:29 ho haravuga ngo iki nicyo gituma nkora cyane, ndwanana umwete nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane. Izi mbaraga ngo ziri zinkoreramo sizange ari kuvuga, reka basobanurire uwo muntu ari kuvuga. Wenda dusome ku karongo nimumenya izo mbaraga ari izande, reka mbereka ari izande. Musome ku murongo ubanza aho ngaho wa 27. Haravuga ngo abo Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi abo ngabo. Cyakora nimwiyumva muze kuvuga mbere, kuko wenda harimo batarimo. Ariko ngo abo Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwiru bwageze, ngo ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga. Baravuga twebwe abantu batavutse muri Israeli, so abiyumva nk'abanyamahanga bavuga mbere nabo batoga. Ngo ariko Kristo muri hehe? Uri hehe? Abafite Bibiliya muri twe ari hehe? So the thing is, Kristo Yesu tuvuga wasutse ntabwo ari mu ijuru hariya, he's here. Kandi impamvu ari hano ni uko kugira ngo izo mbaraga z'ubushobozi ze zidushoboze, kuko iyi si twayishobora twenyine, ariko we yarayinesheje. Ndetse aravuga ngo nimuhumure nanesheje isi, ngo niyo kigira batera ubwoba ndabasengera. Haleluya. So niba dufite umuntu udusengera wanesheje isi, akarabwira Satani ngo ntacyo mfiteho, urumva safari wagize ibyago atangira kwisuzuma ngo ibyo yifiteho. Ariko Yesu murimo ntabwo akeneye kwisuzuma, kubera ko yabwiye Satani umushinga ati ntacyo ufiteho, umwami w'isi ntacyo mfiteho. Ariko yarasabye ngo abagosore, ariko muhumure nabasengeye. Haleluya. Ihumure ryacu, ibyiringiro byacu si uko hari ibyo tubitse ku mitungo yayo itimukanwa cyangwa se itagenda mu mafaranga. Hari ibyiringiro dufite, hari Kristo turimo. Wamaze kumenya ko akurimo, usobanukiwe ko ari muri wowe, ntacyo nzaba, ntacyo utinya. Biraza bikamukubita ariko ukavuga uti hari aho mpagaze, hari uwundi. None iri jambo riravuga ngo uwo Kristo uri muri twe ngo ni nabyo byiringiro by'ubwiza. It's the hope of glory. So the hope of glory rero niyo hano hasi ku murongo wa 29 nicyo gituma mporana umwete, kuko ibituma nkora, ibituma ndera abana banjye mu nzira ya Kristo, ibituma ndagusenga, ibituma nsimbikira Imana nkayibwirira kuri, ntabwo ari njye uri kubikora, ni imbaraga zayo ziri gukorera muri njye. Haleluya. Erega ntabwo byoroshye kubona umuntu w'umugabo arera mu ruhinja. We bigira ko byoroshye, uzabigerageza ukakurira umwuka atagukozeho, nibwo uzabona ko bigoye. Ariko umwuka mbanutse amarira araza,
iyo umwuka amanutse ibintu by'ubugabo bijya ku ruhande tukamera nk'impinja imbere y'umwami wacu, because hari imbaraga zirimo zidushoboza. Haleluya. So ikibazo rero abantu bafite uyu munsi bashaka kwikorera ibintu mu mbaraga zabo aho kugira ngo babishyire mu maboko y'Imana. Uyu munsi niba hari ikintu utahane kuvuga ngo Mana nkeneye ko imbaraga zawe ziza zikankorera bino nananiwe, kuko n'ubundi ijambo riravuze ngo ntacyo twishoboreye ku bwacu, ntacyo twavuga ngo twishoboje. Bene data, ninde wavuga ngo yishoboje? Njye nabonye umugore wanjye ajya kubyara, nabonye n'abandi bajya kubyara, ariko hari n'abo nabonye bavuga ngo babyaye ibipfuye kandi tuhari. So iyo ubyaye kizima ntiwishoboje, Imana yagushoboje. Iyo utwaye imodoka ukagera mu rugo nukora accident za safari si uko ari umuswa mu gutwara, ariko hari Imana iba yakurinze. Kandi nawe igituma yivamo ari muzima, ntawe muri baza safari adafite amenyo ariko gusenga utamubona tukumva harimo tugashima Imana ko akibishoboye kugava, ariko amenyo yagiye ntawe ushobora gusekera sipe unaseka neza, ayo menyo yagiye guseka. So ibyo ndimo ndavuga I mean it, hari Imana idushoboza muri byose, mu byiza no mu bibi hari Imana ihari kandi ntaho yagiye, kuko niba wemera ko Kristo ari muri wowe ni ukuvuga ngo no muri bya bibazo mba muri kumwe. Haleluya. Niba wemera ko ari muri wowe ni ukuvuga ngo no muri bya byishimo muri kubisangira. Niba wemera ko ari muri wowe no muri kagahinda ntabwo uri wenyine. Niba wemera ko Kristo ari muri wowe, niyo mpamvu yo kugira ibyiringiro ukavuga uti nubwo bimeze bitya ntawe yagiye kandi izongera kugira neza, izongera kugira neza, izongera kugira neza, yakoze biriya nawe yagiye kandi izongera. Ubibwira ko byoroshye uzabigerageze wenyine. Reka mubwire bene data, hari abantu bavuga ngo ntibajya mu rusengero, ngo mu rusengero habamo indyarya, barangiza bakajya ngo muri njya numva ngo ibintu bita street club. Niba hari n'indyarya zibaho ni abagore bo muri izo street club. Umugore amubwira ati ko agukunda atakuzi nk'umuye bwa mbere, ariko agatwara ifaranga ryawe agusekera, yarangiza akagenda akariguramo benzi, wowe ugataha mu modoka waje muri lift. Ubwo se ndyarya ziri hehe? No, tujye tubwizanya ukuri seriously. Umuntu akakubwira ngo ngiye mu bantu b'Imana ngo n'abanyamagambo, uzicare mu kabari gatoya wumva ibiganiro bihano n'amagambo gusa, ibigambo sinza haze byera atangira kukubwira ibigambo udakeneye, bagize ngo muzi Imana baravuga. No, tujye tubana amahoro, tujye tubwizanya ukuri. Iyi ni inzu yitiriwe Imana, ariko tuzamo kuko Imana idushoboza kugira ngo dusabane nayo. Noneho Kristo uri muri twe abasha kugira n'aho akorera ye, abasha no kugira aho agendera mwana we, noneho icyubahiro cye aba atakikugaragaraho. Haleluya. Noneho abantu batangiye kubona icyubahiro cya Kristo ku buzima bwawe, barakubaha batakubahiye wowe, bakubahiye ikikurimo, kuko ikikurimo kirakomeye kuruta ikiri mu isi. Haleluya. Pepe y'Imana kidogo. Noneho rero bene data, igihe kirageze kandi kirasohoye yuko tumenye yuko tutishoboye, tugaruke ku isoko ry'udushoboje. Ijambo ry'Imana hariya riravuga ngo umwuka w'Imana. By the way, mfite note nigishijeho mu gitondo kare, ariko Imana yambujije ngo dongo by that uvuge ibyo gushyiraho. Nari mfite ibyanditse nabiteguye neza, ariko hari ikintu Imana ishaka ku bantu b'uyu mugoroba bitandukanye n'aba mu gitondo. Ndumva Imana irimo kunyemeza ko hano hari abantu bicaye muri mediocrity, atari uko muri mediocre, ahubwo ko mutasobanukiwe imbaraga ziriho zikorera muri bo. Noneho basanga ibintu byose bumva ko aribo bishoboje, uburakariye Imana ngo nta byangombwa. Urarakariye Imana ngo nta byangombwa. Wari wabona abantu babivukanye barara munsi y'ikiraro hariya, bafite imisatsi idaheruka urusokozo, bafite imyenda idaheruka gufurwa, wari wababona? Ubarushiriza kuba banyuze uri mu modoka warayizanye, ntiwaje mu ndege n'ibirenge. Dushima Imana, nurangiza uti Imana warashoboje aha na hariya uzashoboza. Tuyikoma n'amashyi. Usigaye wenyine, uzaba umaze gupfakara bari barongo, uzaba
twagusigira abana batatu usigare wenyine utazi n'ukuntu uri bubigenze, waba ugumye gatoya ukazuza imyaka 50 Imana ikaguhuza gusajisha imaze kugera 80. Ni ukuri ko Imana mbabwira sibabeshya, kuko ubupfakazi buravuna. Muzabibaza abapfakazi baraho, muzabibaza abapfakaye b'abagabo. Noneho ubone kujya kubyima ngo Imana yarangibagiwe. No, ntabwo yakwibagiwe, ahubwo mu kugira neza kwayo itegereje ko wiga guteka, itegereje kumenya gusasa, yarangiza nawe ikazakuzanira umugabo ufite apeti uziga kuryama aho washashe, ukamukunda neza nawe ukagukunda neza. Bene data, ntabwo Imana inaniwe. Bibiliya iratubwira ngo imbaraga n'ubushobozi bwayo buri musi bwacu n'ubw'Imana. Niba rero ubwo bushobozi ari ubw'Imana, Imana dusenga ntinaniwe. Imana dusenga ifite imbaraga, Imana dusenga ifite amaboko, Imana dusenga n'abantu ishoboye cyane kutumara ubukene. Niba tugikeneye nuko itarabona ko turi abizerwa muri bikeya yiduha. Urashaka ko Imana iguha byinshi na bikeya yaguhaye Imana. Ibibazo umuntu uri aho urimo arasenga umwana n'umugabo udashobora no kwikunda wowe ubwawe. Igitanda warabona mu gisasa ngo ni wowe gusaba Imana nta kibazo. Niba utashobora kwisasira uwo mugabo azaza muzapfa amashuka. Ubwo urumva Imana ikeneye kubaka urugo rw'abantu bapfa amashuka? No, ntabwo ari uko Imana ikora. Ikeneye ibintu biri mu murongo, kandi iyo urebye niyo idushoboza. So iyo irihariye iragushoboza. Ariko iyo ushatse kubyikorera wenyine ugashakira umugabo twakanzu tugarukira no mu bipuderi bivunguka iyo bagukozeho baguhobera. Ari igihe umuntu aguhobera gute agasigarana ubwiza bwawe bwose akabusigara nawe ukagenda nawe ubwiza bw'umwana ubundi bwagiye. Ariko iyo Imana ari iri kumwe nawe, haleluya, wakwisiga gikotori utanisiga gikotori, abantu barakora kumva ari wowe igitangaza kibaho kitagira ugisimbura. Kubera Imana iraza ikakwambika ubwiza bwayo. Wa Kristo uturimo ngo the hope of glory, ngo niwe byiringiro by'ubwiza, arakwambika ubwo bwiza ukabugendamo ryose. Ariko umuzi ko abantu baryoha ukamubona gutya inyuma umwikunda, ukumva wifuje ubuzima butazi ko ubuzima bwe bumeze nabi. Abantu bararushye, ariko kuko Kristo barimo abambika ubwiza inyuma ntumenya agahinda kabo. Ariko wicaranye nabo ukumva ukuntu yananiwe kwishyura imodoka, ukumva ukuntu renti yayishyuye yakerewe, ukumva ukuntu ku kazi